munsi uhagaze. Hari ijambo nasomye rivuga ngo ahari bazaterana ariko ntabwo ari byo gusa. Amina. Abagizi nabi bazaterana ariko ntabwo ari Imana izabateranije. Abarozi bazaterana ntabwo ari Imana izabateranije. Ariko ndikumva hari isoko imanire muri abantu muri guterana. Ariko hari umuntu dukunda urukundo rudasanzwe ngo mwishyura habaye inama. Hari umuntu waza kuducunga ariko umugabo witwa Yesu aravuga ngo nubwo abandi bose batanze, nubwo ibisima n'abakuru batanze, nubwo abandi bose batanze, ariko njye ngiye kumanuka, ngiye kubitangira, ngiye kubakubita udukoni, ngiye kubambika ubusa, ngiye gushinyagurirwa kubera urukundo nkunda. Mwumvise urukundo wariwe? Mwumvise urukundo wariwe? No mu rupfu iyo bagiye gushingura umuntu abantu bararira umugabo ngo muzike ngo bakuretse bajyana umugore niwe ngo mubike imanukire ngo bakuretse sibajyana musabe icunge murekure umuntu murere bazajyana mu bushuma. Yaturinze yagize neza agahora twumva. Iki ni ikindi gitangaza Imana yakoze cyiyongeye ku bindi bitangaza imaze iminsi iri kudukorera. Mbese nta muntu Imana iherutse kuhabera ngavuge cyane amen. Oya nari mvuze ngo nta muntu Imana iherutse kuhabera ngavuge cyane amen. Umuntu umwe turi gusengana ejo bundi ikanyarira yaratubwiye ngo ibitabazanya hari murabizi. Ese ndashaka kubaza itabazanye mu nzu y'Imana murabizi? Twaje ari nta kintu ariko turasohokana ikintu. Nta muntu ubyizeye ngavuge cyane amen. Kandi kimwe navuze ngo witwa ngo nzahagarara ku munara wawe ngo maze ndindi. Haleluya cyane. Nta bantu bakirindiriye ngo banyikirize cyane amen. Nzahagarara ku munara wawe maze ndindi. Icyo Uwiteka agira ute abwire. Bibiri kivuga neza ngo abagenzi naho baba baswa iyi nzira batangiye ntabwo bazayiyoba. Nta muntu uri gufasha ubwegere. Haleluya y'imbaraga cyane. Ongera ku kavura imuvuge cyane amen. Ndashaka tuvugane ku magambo atatu niturangiza dusenga Imana. Ntabwo tuvuga ibintu byinshi kubera ko turabimenyereye ibyo batubwiye ni byinshi, ariko ndi kumva Imana muri iri teraniro. Nawe niba uri kubyumva ugacavuga cyane amen. Ndakunda rero korasi ngo nanjye nahawe ijambo. Hari ukundi Imana iguhereza ijambo kwa so hari batabishaka, Imana ikaguha ijambo. Iyo kuba kubyara atabishaka, Imana ikaguha ijambo. So wanjye atabishaka ariko Imana ikaguha ijambo. Kubera ko iyo ijya kwita ahantu twaturukaga ntabwo yari kuduha ijambo, ariko turashimira Imana yaduhaye ijambo. Bagikomeye abashi n'abandi. Urugamba rugeze mu mahina, warurwanya ruhereye mu Misiri. Iminwa y'abadukoreraga warayicecekesheje uravuga. Urugamba rugeze mu mahina, warurwanya ruhereye mu Misiri. Iminwa y'abadukoreraga warayicecekesheje uravuga. Nanjye nahawe ijambo kuko temewe na nyiri ijambo. Nanjye wahawe ijambo. Nanjye nahawe ijambo kuko temewe na nyiri ijambo. Twese dututse hanyuma akadusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana
ijambo rya mbere ryanditse mu gitabo cya Yobu ibice 9 umurongo wa 5 gusa. Yobu ibice 9 umurongo wa 5. Hanyuma iri jambo riri kuryohera cyane. Ni amagambo atatu yanditse mu bitabo bitandukanye ariko teme y'amagambo ajya gusa. Ijambo rya mbere riri muri Yobu ibice 9 umurongo wa 5. Iri jambo rivuga ngo hari ibintu Imana igiye kubika cyangwa se kwimura. Hari ibintu Imana igiye kwimura ku buzima bwawe. Niba ubyizeye wazamura haleluya y'imbaraga kandi ibintu Imana igiye kwimura. Irya kabiri riri muri Yesaya ibice 22 umurongo wa 25 mu murongo umwe wonyine gusa. Tujya dusoma turangiza dufunge ibiri. Iri jambo ryo riri muri Yesaya ni ijambo rivuga ngo hari ibintu Imana ije gukura abantu bari baraguteye, ari abantu bari bagushimangirije ariko Imana nishije kuri munsi igiye kubiranga. Hanyuma bagiye kudusomera. Irya gatatu riri muri Yohana ibice 9 umurongo wa 8 gusa. Hari iri jambo naryo rifite intego rivuga ngo birahindutse. Reka umushumba dusomere ijambo ry'Imana. Yobu ibice 9 umurongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Vuga cyane amen. Amen. Yobu ibice 9 ku murongo wa 5 haravuga ngo yimura imisozi itabimenye. Yimura imisozi itabimenye ikijambo rivuze. Ikayubikana uburakari bwayo. Amina. Ibyo ni ibya mbere turabivugiraho rimwe dusomera Yesaya ibice 22 umurongo wa 25. Yesaya ibice 22 ku murongo wa 25 haravuga ngo Uwiteka Nyir'ingabo aravuga ati Uwiteka Nyir'ingabo aravuze ngo ntabwo bijya bivuze. Ariko uwo munsi wa none uwo musumari washimangiwe ahantu hagukomereye uzakuka kandi uzatema ugwe umutwaro wari ujishijeho uzacibwa. Uwiteka bivuze komera. Amen. Hanyuma turasoma Yohana ibice 9 umurongo wa 8. Niturangiza tubwiye gatoya twumva Imana neza. Abantu bagiye kumva Imana neza tugire kuki. Turasoma Yohana ibice 9 umurongo wa 8. haravuga ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera aho arasabiriza barabazanya bati uyu si we wundi uhora asabiriza. bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyakora turabona asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni jye. Nawe arabatinyura ngo mwigire ubwoba, ni jye. Imana yakigereye. Amina. Nta muntu utumvise. Haleluya! Bibiliya musenga abaturanyi be n'abamubonaga kera muri ya shomeri y'ubuzima budafatika, n'abamubonaga kera aho ari gusabiriza batangira kubazanya bati uyu si wa wundi utacuruzaga n'indiro y'umufuka, ariko noneho bigiye guhinduka ugacana bena. Ntabwo munyumvise. Bibiliya musenga abaturanyi n'abamubonaga kera agahimba umutabo w'umuntu w'ibirara batangira kubazanya baravuga ngo usi wa wundi twari tuzohoraga muri bwa buzima bugahinduka, noneho bagiye kubazanya niba hari ikiza. Nyeganyeza mugenzi amubwire ngo noneho birahindutse. Ndashaka kubwira shomera abantu bakoneramo Imana irayihinduye. Oya irayihinduye cyangwa ntabwo iyihinduye. Haleluya! Amen. Yashaka abantu babiri barimo neza bakazamurira haleluya neza bayizamura. Hari abantu Bibiliya tubwiye ngo muri Yesaya ibice 22 Bibiliya tubwiye ngo uwo musumari bagushimangirije, abarozi bagushimangirije, abaturanyi bagushimangirije
sema he gikura imisozi abantu batabimenye, igikura ubushomeri abantu batabimenye, ikakwishurira amadeni abantu batabimenye, ikakurinda abarozi abantu batabimenye, ijya yimura imisozi itabimenye. Hano ni Imana, 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 hano ni Umva kubwira mutangariza, ngiye kuguhanurira muri iri jambo. Iri jambo riravuze ngo abaturanyi bawe n'abakubonaga kera n'abakubonaga byari mu kwa munani bari bazi ko utazagera mu kwa kera, batekereza ko inzara izakwica, ariko noneho birahindutse. Oya nyeganyeza mugenzi mubwire ngo birahindutse. Oya birahindutse cyangwa ntabwo bihindutse. Narindi kubwiriza Kigali, umuntu naravuga ngo Chidi, gel Chidi, yaguhamagara sinitayivuga sinitayikomoka, ariko tukumva Imana kandi namwe ndi gutekereza muri kumva Imana neza. Ndi gutekereza muri kumva Imana neza. Uzi imisumari we? Ntabwo umusumari waburagusidoki, ntabwo umusumari waburaguza amenyo. Umusumari birasakuraguza yabikomeye, ariko Yesu aho yageze ibikomeye yajya bihindura byose. Abantu bagashireza ngo tuzabaturebe, abantu bagashireza ugasanga abantu bapfa gusaseba, abantu bakavuga ngo niwe amadeni azamwica. Amina, amina. Bazaruhira ubusa, bazarusira ubusa, bazaruhira ubusa, bazarusira ubusa. Hari ijambo nasomye rivuga ngo ahari bazaterana, ariko ntabwo ari njye gusa. Amina. Abagizi nabi bazaterana, ariko ntabwo ari Imana izabateranije. Abarozi bazaterana, ntabwo ari Imana izabateranije. Ariko ndikumva hari isoko Imana iremuriye abantu muri biterana. Hari isoko iremuriye ijwi ribwira ngo hari isoko Imana iremuriye ku buzima bw'abantu. Isoko ry'abarozi riremure, isoko ry'abarozi riremure, isoko ry'abarozi riremure, izina rya Yesu. Reka twongere twumve ino jambo. Dusome twumve ukuntu umusumari urandutse. Yesaya ibice 22 umurongo wa 25. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, Uwiteka Nyiringabo aravuze ati, ariko uwo munsi, ryari avuze ryari? Uyu munsi. uwo musumari washimangiwe, Uwo musumari washimangirijwe ahantu hakomeye, ahantu hagukomeye niwe uhazi. uzakuka, uzagira ute? Ugira ute? kandi uzatemwa ugwe. Umutwaro wari ushyizweho uzacibwa, kuko Uwiteka bivuze. Uwiteka arabivuze. Ninde ubivuze? Uwiteka. Ninde ubivuze? Uwiteka. Haleluya. Oya, uzaranduka kandi uwo mutwaro nawe uzagwa hasi. Ijuru riravuze ngo niryo ribivuze. Amen. 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 Reka nze mbatangarize ibitangazo. Hari umusumari wari wicaye mu kwezi kwa munani, wari waragukomereye cyane. Wareba hirya ukabona bitazashoboka kuranduka, wareba inyuma yakora bitazashoboka kuranduka.
ariko turashimira Imana yo idutambukije kwa munane tuba tusanze mu kwa cyenda turi amahoro yagize neza niba yarahabaye wayicomera amashyi Imana yakwera. Ariko umukristo ukunda Imana tujye turi Kanyari yaravuze ngo tujye gusenga abantu ariko tumwaza tukajya gusenga abantu ariko tunyega bakavuga ngo ibyo murimo ntabwo mubizi ariko tugiye gutabarwa nabo bari kureba. Bino bintu tujyamo ntabwo ari imikino ntabwo ari ukujya kwishimisha ariko ibyo wagiyemo niba ubizi neza Imana igiye kukugirira neza. Ndakubwira ngo Imana yavuze ngo igiye gushira itandukanye y'abantu basenga n'abadasenga. Ni ukuri aya makuru murayafite cyangwa ntayo mufite? Abayafite tubwire gutya. dushakira mu miryango tuvukamo biranga, dushakira mu mashuri twize birakasika, ariko twageze kwa Yesu. Tugezeho Yesu tubona biremeye. Ariko twakubwira tukazabura Imana icyo niba ubona wambaye neza ukabona uryamye bikende, ukabona uhinze ugasanga, ukabona ukoze ibyo ukora bikende, ntabwo ari ukurusha abandi ukende. Ni rehema ya Mungu, ni imbabazi z'Imana, ni imbabazi z'Imana, ni imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana. Soma iyo ntacyo yakumariye. Iyo ugeze mu kibazo gikomeye cyane, abavandimwe baragutererana, inshuti ziragenda, najya kwakubwira ajya kwihakana, ariko dufite inshuti yitwa Yesu.
humura ndi kumwe nawe. Ni jyewe wavuze ndacyarinze ijambo ryawe. Nzagendana nawe, nzakurinda, nzakwambika, nzakugaburira, nzaguteraho inyama. Umuntu ubyumvise nazamure Haribyo. Ariko hari umuntu udukunda urukundo rudasanzwe. Ngo mu ijuru habaye inama, hari umuntu waza kuducungura. Ariko umugabo witwa Yesu aravuga ngo nubwo abandi bose batazi, nubwo ibisima n'abakuru batazi, nubwo abandi bose batazi, ariko njye ngiye kumanuka, ngiye kubitangira, ngiye kubakubita utugoni, ngiye kubambika ubusa, ngiye gushinyagurirwa kubera urukundo nkunda. Mwumvise urukundo wariwe? Mwumvise urukundo wariwe? Iyo bagiye gushingura umuntu abantu bararira umugabo ngo muzike ngo bakuretse bajya umugore niwe ngo mubike bamukire ngo bakuretse bajya usabe icunge murekure umuntu murene bazajya n'ubushuma n'umureke ariko cyagiye twese tumaze kurira tugiye. Iyo wakoreye Imana byukuri, iyo twese tumaze kuboroga tugiye, iyo wabanye n'Imana neza, aravuga no mu rugo bose baragiye. Ariko njye ndi kumwe nawe, njye ntabwo nagutaha, ndi mu ruhande rwawe. Wayikomera Imana amashyi. Ijambo ry'abatubwira ngo yubuke imisozi itabimenye. Hari ibintu Imana igiye kubika abaturanyi batabimenye. Hari ibintu Imana igiye kubika abantu batabimenye. Hari ibintu Imana igiye gukuraho abantu batabimenye. Ngo ntabwo azarongorwa, ntabwo ari bo Mana. Imana ifite urufunguzo twanyuma tw'ibisaba ku buzima bw'umuntu. Murahari cyangwa mwagiye? Hanyuma ngenderetse ikintu kimwe. Harimo amagorero byinshi uko Imana ivuganye natwe. Ariko nugera mu rugo ubwira abantu ngo zikari ibintu Imana yubitse kandi ibyubitse utabimenye. Ubwo nabagera babwira mu mitima, ariko hari ibintu Imana yubitse nawe kora. Hari ibintu Imana yubitse. Iyo hano uri umunyamwuka byumva cyane kurusha abandi. Hari ibintu Imana yubitse. Turashimira Imana kandi ibintu Imana yubitse. Uziki umuntu ajya aririra mu cyumba abantu badahari, akarira agasepfura, ariko yasohoka mu nzu iteye igikotoro, abantu bakavuga ngo dore umuntu Imana yagiriye neza. Ariko hari ibintu Imana igikora mu bantu abantu batazi. Imana ikabikora mu banga abantu batazi, kubera ko ibikoze abantu babizi baturwanya. Ariko turashimira Imana igikora mu banga. Reka tubabwire ikintu kimwe, Imana igiye kubaka umuntu mu buryo butatu. Icyambere irakubaka, uzajya mubwira ko bakiriye inzu nziza cyane, arabanza akayikorotira kugira ngo mo imbere azubakiremo ibintu bye by'ibanga abantu batazi. Ni nako Imana yacu twubaka mu buryo bw'ibanga abantu batazi. Ariko kaze kubwira, iyo iguye isezerano mu cyumba cy'amasengesho ibi ari kubaka, ariko iyo igiye kurisohoza nta muntu uhari. Mwana wanjye bageza kugenda neza, nzakugeza kure, nzakwambika, nzakugaburira. Ariko iyo igiye gusohoza cyangwa itangaza iki gikora nta muntu ubimenye. Ubundi isezerano ryoha. Iyo umuntu aje mu cyumba cy'amasengesho aba yaje kwirwanaho ubwe. Nugira urasenga ufite imbaraga, Imana naje nta kintu mfite, nta kawunga, nta muceri, nta gitenge, nta kintu, ntabwo kwambara za gashasho, ndashaka kwambara za wata. Uhamagara ibintu bidasanzwe. Imana yacu ifite amatwi kandi yumva. Abantu bari tugire gutyo. Urajya gusenga umwana bakagita ikimiragura karye bereza ikiro cy'umuceri bakigenda turanya ko kwakira. Hamagara imifuka, umuntu nagera mu rugo iwabo muhereza ibyo bakuye, arajya Imana yagize neza. Hamagara tutwoje turamenye ko Imana yakugiriye neza. We turamenye ko Imana yakugiriye neza. Hamagara umufuka cyangwa umuceri umufuka. Abantu batatu bagera mu rugo
rwose Imana yagize neza Fatima kuri Imana yagize neza urabijya wenyine bishiririyo tuzanakuba tugere muri ubukene kandi Imana yaragutabara igitangaza Imana igukoreye gerageza nawe ushaka kuducavuga igitangaza kivuga utambuka mu nzira barakubwira ngo Imana igumugisha waranga muri Imana igumugisha ufite fiye yewewe ntabwo mutumvise ngo ndabibonye abantu bayanditse abantu bayagamuriye yiba mu nzu niyo batavuga bavuga cyane baravuga Imana igumugisha iyo migisha ikora iyo migisha ikora igitangaza kivuga simbaye password simbigishije ubwenge niba gusa umufuka w'umuceri kumara wenyine niba umuntu uzawujyaza hose Imana yashyizeho umufuka w'umuceri hari ikintu Imana imuturamo ikagushyira mu kindi yego uvuge ngo tuzongera kujya twenyine ariko twese cyane amen mwese mwanezerewe hanyuma ngo mubwire ikintu Imana igiye jewe naripagaze hano gutya bariho bahanura nanjye Imana imba poromosiyo igora ku maso ni poromosiyo n'ubundi nanjye ngoze ku maso Imana yambwiye ngo buri wese nabagura ibiganza uku kuntu mwari murambuye ibiganza mwese mubirambuye mwese mungana mwese mubirambuye nabonye marayika w'Imana buri wese amuherezo umweyo ni ikinyarwanda cy'abanyamugeni ni umukubuzo cyangwa se imbizo mbona mwese mufashe imbizo mu biganza hanyuma buri wese arahagaze mu mbuga ye iri rero kwa muri kuryumva abangurikiye muri kunyura mbona buri wese ahagaze mu mbuga ye ariko afashe imbizo kandi zikomeye mbona buri wese ari gukubura buri wese ntabwo yamushyikiza Imana umugore ni ngombwa dusobanure mu by'ukuri ijuru riravuze ngo hari ibintu Imana ije gukubura byari byarigize kagarara ku buzima bwawe Imana ije kubikubura niba ibikubuye komera Imana amashuri y'izina ryawe ijuru riravuze ngo abaturanyi n'abakubonaga kera urabusabiriza barabazanya bati uyu si wa wundi twabonaga wicara agasabiriza si wa wundi bazakutuguza urugenzo si wa wundi wambaye kopera si wa wundi ariko ngo barabazanya bati uyu ni we cyangwa si we abandi baravuga ati kora twe turi kubona ajya gusa nawe Imana ihindura ubuzima abantu bavuga ngo nyira batware ntabwo tubona yagize amatama tubona yagize iki ni ngombwa ko bavuga kubera ko Yesu yagabanije kumusohoka ibyo hashize ntabwo ari uyu munsi kera twikuraga ibisheke uzi nabyikorera kera nikoreraga ibintu kivuye ku mutwe imikanda sinayikorera hari ibindi Imana igikora ikagukura mu buzima gutana mu rugo se ko ndahantu Imana yagukuriye Imana yakuye abantu bagatangira amasegonda 10 nyuza mu bwonko bwawe Imana ntabwo usanga hari watira hari Imana Imana idahaba unatuba turi kwikorera inzoga Imana idahaba aho tuba turi mu birori by'abandi Imana idahaba tuba turi ahantu habi Imana idahaba ntabwo uri kwiba Imana idahaba ariko turashimira Imana yatubereye ntabwo Imana yabaye yemwe babyeyi ntabwo Imana yabaye yamaze yarahabaye cyangwa ntihabaye ko Imana yarahabaye kandi ikigaragara yahabaye cyane na n'uyu munsi cyane ntabwo igiye kudutakaza ntabwo izatwima abakobwa n'ibuhumure byo batera urwanda abagabo barabuze abagabo barahari aho bahari
mugere gute Amuri ibyo biganza. abakobwa mugere gute twabonye ubushire ahantu Yesu yageze ibikomeye byosha vuga cyane amen ariko ibyo byose tubikora tugerekeho gukiranuka tugerekeho gukiranuka ngenda tubutse Imana yarahabaye we usuka Imana yahabaye we ariko hari umusumari Imana iratuye njye numva hari imisumari Imana iratuye uko narindi mukamunani ntabwo ko muko cyenda abantu bari bubona bigiye guhinduka urabize ko bigiye guhinduka urabize ko bigiye guhinduka haleluya amen Iyataba amaraso ya Yesu Iyataba amaraso ya Yesu Iyataba amaraso ya Yesu Iyonamo ya byukuri yanjye Iyataba amaraso ya Yesu Iyataba amaraso ya Yesu Iyataba amaraso ya Yesu Iyonamo ya byukuri yanjye Imana imukuriye ku gatanda k'abarwayi bo kubagwamara mbonye operasiyo uri kwa muganga ku gatanda bariho bagukopera mu nda ijwi rirambye Imana ikurinze kubagwamara ikindi munsi ko zabo batameze neza ariko iyamamagaye irambwiye ngo irakurwaniriye niko Imana n'uvugana nawe kabiri uriya mugabo wicaye hano hirya ijwi rirambwiye ngo mbonye ikaramu n'urupapuro turi kujyana abantu mwe abatari buyaterekwaga mu ihangara mbonye urupapuro rwanditseho amagambo urupapuro aya magambo rufite urupapuro mu biganza byawe hanyuma marayika y'Imana azana ikaramu yagomba isiba bakundi isibana mbona isibana yishe ayo magambo yanditse ku rupapuro hanyuma urupapuro rusigara nta kintu cyanditseho Imana irambwiye ngo ibyahambere nta gaciro byagize ariko kuri iyi nshuro Imana iremye ibintu bidasanzwe ubonye wangira kwandika urandika Uwiteka arambwiye ngo hari ibintu azuye byari byarapfuye ku buzima bwawe hari n'ibindi ahaye agaciro bitagira agaciro ikindi Imana irambwiye ngo amagambo mbonye zino za superadari bakundi bapfuka abantu mbona Imana igenda ipfuka abantu ku bintu ijuru rakoze ngo ari igitangaza cyo twateze kugizanye ku buzima bwawe igiye gucecekesha abantu kubera igitangaza Imana iri gukorera mbonye abadamu bari bicaye mu ruziga noneho ukuntu bari bicaye ku ruziga mbonye bari kunywa itabi abantu berekwa cyangwa bajya mu buryo bw'umwuka ni amaneno amagambo narivuze mu Giswahili ni amagambo mbona bariho baratumagura ayo matara uko bariho baritumagura mbona bari kamwe Imana azanye igota yaka umuriro mbona hagati yabo mbona y'amatara agiye ahunguka asimbuka ijwi rirambwiye ngo hari amagambo mu bagore bane sibazi singizwe no kubamenya ibyo ntabwo bindeba ariko Yesu aravuze ngo agukuriyeho amagambo irambwiye ngo ndacyakizera namaze nderetse haleluya reka nzavugane n'uyu muntu ndi kubona hano mbonye ikiganza cy'Imana mbonye ikiganza cy'Imana mbona kigukozeho Imana irambwira ngo umubiri wawe ugira intege nkeya nibyo Imana irambwiye ngo umubiri wawe ugira intege nkeya cyane ariko Yesu ubonesheje mbonye ukoze ikiganza Imana irambwiye ngo irwaye umubiri muzima utaraba umurwayi kuko urwaye kenshi niyo ugize ngo urakize biba ari iby'akanya gatoya ariko iyo amamagaye iravuze ngo umubiri wawe Imana ishyizeho ubudahangarwa ishyizeho uburinzi budasanzwe dushaka kuzamura Imana ikiganza Imana imeze neza twese tugire gutya numvise ijwi ry'Imana ribwira Imana itanze uburyo bushya Imana itanze uburyo bushya bw'imibereho abantu tukira no tugire gutya mbonye amabahasha buri wese Imana ishyira mu biganza
Imana ikubwira ngo abantu bari kwibaza ngo mbese imbere gato bimeze bite. Ijuru rirabwiye ngo mwere gutekereza imbere kuko imbere Imana iri kuhategura kandi yahateguye neza mu buryo budasanzwe. Abantu mwe kwibaza ngo ejo bizagenda gute, ngo bizaba turiho gute. Yesu ari kuhategura neza. Bamukomera amashyi agize neza. Kazamuri Imana ibiganza mu izina rya Yesu. Twongere tuvuge cyane amen. Twongere tuvuge cyane amen. Twongere tuvuge cyane amen. Dusenga Imana ariko kamuvuge umusaza dusenga Imana. Tala kwa misopa wateka. Niyatekelea mpaka side bokine sepo kwa kapu. Nana tu misopa wateka. Yesu aravuze ngo aguye amasazi meza. Ikindi akongera iminsi yo kubaho. Mbonye serekeri isanduku, mbona iri kuzenguruka, igicuku nanjye ndakizi, iri kuzenguruka, uko yinjira buri rugo bakayirukaho, uko yinjira buri rugo bakayirukaho, uko yinjira buri rugo bakayirukaho. Mbona igeze kuri uyu musaza mbona irahagaze. Ariko turashimira Imana imwongera igicuku. Turashimira Imana imwongereye igihe cyo kubona ihabwa icumu. Imana ibarinze amarira muri uku kwezi kwa cyenda. Imana ibarinze amarira. Yagiye kwicara uryame wizigure. Imana ibuze kongera igihe cyo kubona. Hanyuma tugiye gusenga Imana. Hanyuma sinzi ubuzima urimo, ariko Yesu arabushoboye kubuhinda. Sinzi imibere muri Yesu arashoboye kuyihinda. Ibyo uri gukora nabyo ntabyo washobora, ariko Yesu arabishoboye. Zamura haleluya y'imbaraga. Hanyuma kategori umushumba dusenge. Ariko icyo nzi cyo uko waje ntabwo ari gutaje. Waje ari nta kintu, ariko utahanye ihumure. Utahanye ijambo rivuga ngo imisumari irarambitse. Utahanye ijambo rivuga ngo noneho birahindutse. Utahanye ijambo rivuga ngo bikuremye agatima. Ego. Hanyuma tuzongere kubona dukumva. Ikaze mushumba dusenge. Mana data wa twese, Imana ikomeye, Imana igira neza. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo n'imbabazi watugiriye. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Mwami Imana n'ingabo abagaragu bawe duciye bugufi kugira ngo ushikwe hejuru. Twumvishe ijambo ryawe twubatse. Mwami ngwino Mwuka Wera urushaho gukomeza kudusobanurira. Ngwino imbaraga zawe zikomeze kutugota. Mu izina ryera rya Yesu. Kandi ugirire neza umugaragu wawe. Umuhe umugisha, umwiteho, umurengere, umukomereze amaboko. Mwami Imana n'ingabo kubw'ijambo ryawe wamutekereye. Reka umuhe umugisha kandi umusubize nyinshi kugira ngo ajye abone icyo wakuze ubwoko bwawe. Naho ubwo twebwe twese tugire neza kandi ukomeze kutwitaho mu izina rya Yesu. Amen.